Ngushuje cyane kandi nguhaye ikaze, nizere ko aho uri hose udukurikira mu bice bigiye bitandukanye bya hano mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cyacu, nizere ko umeze neza. Mwibutsa ko ikiri Beta Scores TV, sheni ya YouTube igenda igutegurira ibiganiro bigiye bitandukanye, akenshi biba byibanda ku buzima ndetse n'izindi nama zagufasha mu kuba wagira ubuzima bwiza. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe bimwe bikunda kwibazwa na benshi. Ese amavangingo ava he? Aterwa n'iki? Ese amavangingo aturuka he? Reka dutangire ikiganiro cyacu, turaza kwigiramo byinshi bigiye bitandukanye, nawe ushobora kuba wakungukiramo ubumenyi, bikaba byagufasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Mu busanzwe mu mibonano mpuzabitsina, umugore unyara ni ingenzi kuko umugore utanyara yandura kandi akanduza indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina mu buryo bworoshye. Usibye no kuba kunyara bituma imibonano mpuzabitsina iryoha kurushaho kandi ikagenda neza, ni uburyo bwo kwirinda gukomeretsanya ku mpande zombi mu gihe cyo gutera akabariro. Hari ibimenyetso ushobora kurebesha amaso ku mukobwa ukamenya ko afite amazi cyangwa anyara mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina. Mu bihugu binyuranye cyane cyane muri Afurika hakunze kumvikana umuco bita kunyaza, uyu nguyu ukaba wihariye mu Rwanda, Uganda n'ahandi. Ibi ni mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina, aho bigira umugabo ntiyinjize igitsina mu cy'umugore ahubwo akakizunguriza ku mwinjiro, nuko umugore akarekura uruzi rushyushye rwitwa amazi, amavangingo cyangwa amanyare. Icyo gikorwa akaba ari cyo bita kunyaza. Bamwe bavuga ko ari inkari zisanzwe ziba zishe, abandi bakavuga ko ari amatembabuzi yihariye aba adafite aho ahuriye n'inkari. Abavuga ko ari amatembabuzi atandukanye n'inkari zisanzwe nibo bari mu kuri, kuko mu gihe inkari zigira ibara ryegera umuhondo n'impumuro yihariye, amavangingo yo asa n'amazi kandi impumuro yayo irihariye kuko ntaho ihuriye n'iy'inkari zisanzwe. Ikindi ni uko mu gihe inkari zisiga ikizinga cyihariye aho zaguye, amavangingo yo iyo amaze kuma ntiwamenya ko hari ikintu cyahaguye, kereka iyo hari undi mwanda wakwivanga nayo ndetse no kumva umwuka wayo. Aho amavangingo aturuka ku bagore, hari ibice bikikije uruvaruhago biri munsi y'uruhago biteye neza neza nka prostate ku bagabo. Icyo gice cyitwa imvubura ya sikeni cyangwa scanis gland cyangwa prostate ngori. Iyi mvubura ubushakashatsi bwagaragaje ko ariyo soko iturukamo y'amavangingo mu gihe umugore yaryohewe n'imibonano mpuzabitsina kandi umugabo akamufasha gutuma ayo mavangingo asohoka. Ese abagore bose baranyara? Kuba abagore bose bagira icyo gice cyitwa imvubura ya scanis cyangwa scanis gland bikaba bivuze ko abagore bose banyara, ahubwo itandukaniro rikaba ryaba ku mavangingo basohora igihe bisaba ngo aze ndetse n'uburyo bukoreshwa ngo aze. Ubusanzwe umutsi uturuka kuri rugongo ukanyura munsi y'uruhago niwo ufasha kuzana ayo mavangingo, dore ko ari nawo ugera ahazwi nka point G cyangwa G spot. Aha habiri niho h'ingenzi mu gutuma ayo mavangingo asohoka, kubera ko imvubura ya sikenizi isohokera neza hamwe mu ruvaruhago, niyo mpamvu byitwa kunyara. Ese ubu bubobere buhurira he no kunyara mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina? Nubwo umugore mu gihe agize ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina mu gitsina cye hazamo ububobere, bituma igitsina cy'umugabo kibasha kwinjira bitagoranye ndetse n'umugore ntababare mu gihe cy'imibonano kandi ntakomereke. Amavangingo ntahahuriye n'ayo matembabuzi agize ububobere kuko yo asohokera hamwe n'ahanyura inkari. Niyo mpamvu kuri bamwe ushobora gusanga hivanzemo udukari iyo upimye ayo mavangingo. Ku kigero kiri hagati y'abagore 10 na 30% bazana amavangingo menshi mu gihe cyo kurangiza. Mu gihe abagore bari hagati ya 50 na 90% bayazana igihe cyose baryohewe kandi agakomeza kuza mu gihe cyose umugabo akojeje igitsina cye, ahatuma ayo mavangingo aza cyangwa ibyo bita kunyaza. Ese waba uzi ibigize amavangingo, impumuro n'ibara? Nk'uko hejuru twabivuze, amavangingo nta mpumuro agira cyangwa ngo abe yagira ibara. Gusa kuri bamwe hari igihe haza afite ibara ry'umweru w'amata, iyo agitangira kuza nuko nyuma yaba menshi rya bara rikagenda. Amavangingo agizwe n'icyo bita PCA mu ndimi z'impine, mu magambo arambuye akaba ari prostate specific antigen
ndetse akaba agizwe n'icyo bita PAP, prostatic acid phosphate. Ibi binyabutabire ukaba ushobora kubisanga mu nkari ariko ku gipimo cyo hasi cyane. Uretse ibi dusangamo ku gipimo cyo hejuru, dusangamo kandi urea. Ugereranyije niba mu nkari ibinyabutabire bimeze nk'ibiba mu masohoro y'abagabo, isukari yo mu bwoko bwa glucose ku gipimo cyo hasi cyane, na zinc. Ese waba uzi ko umugore unyazwa kenshi bimurinda indwara? Ibizamini binyuranye byagiye bikorerwa ku mavangingo byerekanye ko harimo uturemangingo twica mikorobe. Niyo mpamvu hemezwa ko umugore unyazwa kenshi bimurinda indwara y'ubwandu bw'umuyoboro w'inkari, icyo bita UTI. Tukaba twakwibwirira abagore ko bakwiye kwirekura mu mutwe no mu mubiri, ubundi mugakunda kunyarira abagabo banyu, mukabuhagira bagatota kuko namwe mubyungukiramo. Gusa birasaba ko ubanza gutegura aho ugomba kubikorera kugira ngo utanduza uburiri cyangwa nawe ukaza kwifata kubera impungenge z'uko ushobora kuba watosa uburiri. Ndagushimiye cyane, nizere ko ngukiyemo byinshi bibashije kuba byagufasha mu kuba wamenya byinshi bigiye bitandukanye byerekeranye n'amavangingo. Abenshi baba bibazaho byinshi ugasanga nta gisubizo babifitiye ndetse abandi bakabyanga kandi ari ingenzi. Bimwe mu bikunda kugarukwaho na benshi, abenshi bavuga ko byongera amavangingo hari watermelon, kokombure, ibihaza, imbuto zimwe na zimwe nka pome. Ariko nyuma y'ibi ngibi byose ukaba uba usabwa kunywa amazi menshi cyane kugira ngo ubashe kuzana amavangingo menshi nk'uko byifuza. Bimwe mu muti ushobora kwitegurira, ushobora gufata tangawize warangiza ukayitekamo icyayi. Aha ngaha ukaba ucanira amazi, warangiza ugashyiramo teyi, ugashyiramo tangawize ikoze, noneho iki cyayi cyamara gushya ukagitereka hasi mu cyimbo cyo gushyiramo isukari, ugashyiramo ubuki ndetse ukavangiramo n'umutobe wa watermelon. Ibi ngibi bizagufasha cyane kugira ngo ubashe kuba watandukana n'ikibazo cyo kutanyara niba bitajya bikubaho. Ikindi ugomba kwibuka, nimba uri igitsina gore ugomba kuba waca imyeyo cyangwa ibyo benshi bakunze kwita gukuna, kuko bituma uryoherwa cyane mu mibonano, bigatuma n'amavangingo yiyongera ndetse kuyashakisha ku mugabo ntibimugore. Ikindi nawe mugabo, niba uzi ko ukunda kurangiza vuba, biba bigoye kugira ngo ushimishe umugore wawe azana aya mavangingo, kuko ayazana bitewe n'ibyishimo wamuhaye muri iki gikorwa. Niyo mpamvu uba ugomba kwitonda cyane ukabanza ukamenya ibyo umugore wawe akunda kugira ngo bitaza kukugora mu kuba wamushimisha. Ibi ngibi nakubwira, niba nawe hari ibyo uzi ushobora kuba wabishyira muri komenti kugira ngo dukomeze twiyungure ubumenyi kuri byinshi bigiye bitandukanye. Ndagushimiye cyane wowe twabanye muri iki kiganiro, kugira ngo tuzakomeze ubutaha tugenda turebera hamwe n'ibindi bigiye bitandukanye bishobora kuba byakungura ubumenyi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nkaba nkwibutsa gukora subscribe kugira ngo n'ubundi tuzajye tubana no mu bindi biganiro bigiye bitandukanye iyi chaîne yacu ya YouTube igenda igutegurira.